hameze, rimwe na rimwe akamuha tukavugana kuri telefone, muzehe akambwira ati rwose pastor uko nta kindi gihe twavuganaga namubaza uko ameze, akabwira ati ntukagire impungenge z'ubugingo bwanjye ni buzima. Turashimira Imana ko duherekeje umubiri wa muzehe ariko ubugingo nyirabwo yarabwishubije. Imana nihabwe icyubahiro. Nubwo rero kurira byemewe ariko muhumure, Imana yaremye Murama Eliyezeri yongeye kumwisubiza, kandi hari ibyiringiro ku bazabana n'umwami iteka ryose ko tuzongera kubona Murama Eliyezeri mu bwami bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, noneho dukore iki gikorwa cyo guherekeza mu cyubahiro gikwiye umubyeyi wacu Murama Eliyezeri. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'ibyahishuwe, turasoma ibice 14 ku murongo wa 13. Aravuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Mwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nayo bakurikiye. Amen. Uyu ni Yohana mu minsi ye nawe ya nyuma ari ku kirwa cy'Ipatimo, aho yahaye ubutumwa yagombaga kugeza ku matorero atandukanye n'abazizera umwami Yesu bose. Muri iri yerekwa yagize mu by'Imana yamubwiye mu kiganiro ajyanye n'Imana, harimo n'icyo Imana yavuze ku bantu bapfa. Imana ivuga ku mahirwe y'abantu bapfa, mukumva n'ejo nta munsi n'umwe amaradiyo batarimo kubika murabizi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo Yesu Kristo. Umwuka wera nawe akabiha umugisha, akavuga ngo abo bapfiriye mu mwami Yesu nibagende. Bari bakwiriye kugenda bakaruhuka imiruho n'imihati yo mu isi, kuko Imana yahaye agaciro imirimo bakoze. Iyo nayo Imana yagiye yandika. Yohana aravuga ngo iyo mirimo bakoze bakiri mu isi nayo izagenda ibaherekeje. Turashimira Imana ko duherekeje mu cyubahiro mubyeyi wacu. Turabizi uyu ntabwo ari Murama, uyu ni umubiri wa Murama, ariko ubugingo bwasubiye kuri nyirabwo. Inayo mpamvu dufite ibyiringiro bizima ko muzehe wacu yapfiriye mu mwami wacu Yesu Kristo. N'umwuka nawe kandi arabihamya, akavuga ngo nagende aruhuke imiruho n'imihati. Abantu basigaye ababaje ntabwo ari abagiye barubashya Imana, abafite ibibazo ni abasigaye batubaha Imana, kuko isi ni imiruho, ni imibabaro, ni ibyorezo, ni intambara, nta cyiza cyo mu isi. Ariko abari mu mwami Yesu naho bapfa babapfiriye mu mwami Yesu nta kibazo gihari. Kabiri cy'Imana ikora ibibaruhuye iyi miruho n'imihati abandi basigaye mu isi. Kandi imirimo muzehe yakoreye Imana turabizi neza yuko nawe agitaha ku itariki 9 nawe yaramuherekeje. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri. Ikibazo cy'uko muzehe yatashye natwe tuzataha, ahubwo ibyiringiro dufite n'ibyishimo nicyo nakifuriza abantu bose bari ahangaha. Urupfu rwo ntabwo tuzaruhagarika, ntabwo tuzarubuza, ahubwo icyo twabifuriza namwe mwaje guherekeza uyu mubyeyi, inshuti, muvandimwe, nuko namwe mwazagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi nk'uko bataha. Burya nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Kandi n'imirimo abantu bagiye bakorera Imana, muhumure, iyo nayo ntabwo igipfusa. Imirimo abera bakoreye Imana, umunsi wo gusoza urugendo nurangira iyo nayo izagenda ibaherekeje. Tugiye rero gusezera bwa nyuma umubiri umubyeyi wacu mu cyubahiro, nkuko nababwiye ubugingo bwe bwaruhukiye mu gituza cya Abrahamu, nkuko ubuhamya no kuba yarizeye umwami Yesu Kristo bigaragaza. Ndagira ngo dusenge Imana cyo twakifuriza abantu bo kuri uyu musozi, nuko mwese Imana yabafasha ikababashisha mugategura iherezo ryanyu neza.
mugashakisha umwami Yesu bigishoboka yuko abonwa, kuko hari igihe abantu bazifuza gukizwa kandi bitagishobotse. Ariko turashimira Imana iyabanye na muzehe Murama kwizafasha n'abandi bene data bose gutegura urugendo rwabo bakazarusoza amahoro. Twihanganishije umuryango wose muri rusange, ari mukecuru wacu, ari n'abana bose, ari n'abuzukuru, ari inshuti, ari abavandimwe muzehe asize. Muzehe yakoreye Imana, muhumure kandi imirimo yakoze yagiye imuherekeje, kandi kabiri muhumure n'imirimo yakoze. Dufite ibyiringiro bizima yuko n'imirimo yakoze izasigara ibeshaho umuryango asize. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Ni wowe uri mu muntu ukamenya n'iminsi yo kubaho kwe. Mugaragu wawe amaze guhura n'imibabaro ikomeye, yanditse ijambo rikomeye cyane Yobu, avuga ku minsi yo kubaho, avuga ku muntu wabyawe n'umugore, avuga yuko arama igihe gito cyane, aravuga ngo kandi n'icyo gihe arama nacyo kiba cyuzuye. Turagushimiye yuko wateguye urugendo rwe, kandi ko iby'urupfu rwe wabiteguye, kandi ko natwe dufite ibyiringiro bizima yuko umubyeyi wacu aruhukiye mu gituza cya Aburahamu. Ndagushimiye yuko dusezera ku mubiri we bwa nyuma, amagambo yawe agira umumaro, agira icyo atwigisha natwe kugira ngo tubashe gutegura ku by'iherezo ryacu. Turagushimiye dusezeraho umubiri w'umugaragu wawe yuko uduhana umugisha n'abandi bera bose bategereje kugaruka kwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana kwinjira mu gikorwa cyo gusezeraho bwa nyuma muzehe. Iyi mva umubiri wa muzehe ugiye kuruhukiramo, Imana twiringiye yuko nkuko nayo yamuzuye Mana yacu, Imana ikomeye, turacyari imbere y'ubwiza bwawe kandi turagushima kuko uri mu ruhande rwacu. Uyu mwanya turi twerekeza umubyeyi wacu, turazi neza ko igihe cye cyageze kandi n'icyacu tuzi igihe cyacu, ariko icyo dusabye ni uko muri uwo mwanya Umwuka wawe yakomeza kubana natwe agahumuriza. Agiye guhamagara abamwizeye bose, umubyeyi wacu nawe azumve ijwi ry'umwami wacu wamusanganire ku ijuru. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ndagira ngo
n'abavandimwe ba muzehe bari hano ba bugufi. Umwana Mbaraga ndagira ngo nimba ari uherekeza muzehe atambuke aze hano amusezereho bwa nyuma. Abantu badufite mwese ibuzuze ihumure ryayo. Dusengeye uyu mubyeyi mukecuru kugira ngo ukomeze kubana nawe nubwo bigoye gutandukana kandi bikaba bigoye kubona wasimbura muzehe wari umutwari wa mukecuru.